Hello, ladies and gentlemen, it's your boy forever for really kama kawaida Kievuzets ensemble au micro. Harahi cyaze kabisa papa. Reka ntangire mbasuhuza aho muherereye hose, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ntakwibagiwe kandi nawe uri mu ntara ya gatandatu dukunze kwita diaspora. Aba diaspora mwese ndabashuje cyane, shout out my niggas aho muherereye hose, turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri twebwe kubera ko namwe mwese ibiganiro byacu nimwe biba bigenewe kandi tubashimiye uko mubyakira neza. Mwibutsa kandi ko wanyarukira kuri channel ni Forever Rwanda ugakora subscribe, like and shares kugira ngo dukomeze kuhabana umunsi ku munsi, ukiyongera nawe mu mubare munini w'abantu duhora tubana umunsi ku munsi. Ushobora kwibaza ati se kuki noneho umunyamakuru wanyu uyu munsi yatangiye yisetsa cyangwa se aseka? Hey, harahi. Uyu munsi noneho inkuru nzanye ni inkuru idasanzwe guys. Ni inkuru idasanzwe kubera ko aba bakobwa muri kubona imbere ya screen za phone zanyu cyangwa se machine zanyu ni abakobwa batatu bagomba kugaragaramo byanze bikunze. Abakobwa babiri bagomba guhita berekeza mu mwiherero cyangwa se bootcamp rugikubita, aho abakobwa babiri bagomba kuba barahize abandi mu majwi mubizi cyane, murabizi cyane ko bagomba guhita berekeza muri bootcamp cyangwa se mwiherero nta mpaka cyangwa se batigize baca imbere y'akanama nkemurampaka kayobowe na James, umurerwa Eveline ndetse na Mutesi Jolly. Twihuse cyane rero, reka ntangire mbabwira umukobwa uri guhiga abandi mu majwi ndetse hatagize igihinduka mu masaha make asigaye ashobora no kuza kwerekeza muri bootcamp rugikubita atiriwe aca imbere y'akanama nkemurampaka. Uwo mukobwa nta wundi ni Ruzindana Kelia. Hey, cyaze papa, cyakoze Imana yarema guys. Ngira ngo namwe murabyibonera kuri screen zanyu aho ngaho. Umukobwa witwa Ruzindana Kelia ni umukobwa mwiza cyane ufite uburanga budashidikanywaho n'uwo ari we wese. Uyu mukobwa Ruzindana Kelia ni umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko. Ibaze ni ukuri imyaka 18 guys. Akaba yambara nimero 47, akaba aho bigeze ubu ngubu kurudukesha igihe afite amajwi 75,513 guys. Cyakoze. Ibi ntabwo bimenyerewe cyane muri Miss Rwanda, aho umukobwa utaravuzwe cyane usanga ari we uri gutrendinga kurusha abandi guys. Ntabwo bimenyerewe. So ibi bintu bigaragaye aha ngaha honyine ubwo dusanze umukobwa utaravuzweho cyane ari uri kurusha abandi mu majwi. Uyu mukobwa rero ni umukobwa uhagarariye intara y'umujyi wa Kigali, akaba avuka i Gikondo. Uyu mukobwa rero nkuko ntangiye mbibabwira, ubwiza bwe ninashidikanywaho, ariko si ubwiza gusa guys, kuko afite n'ubwenge, yaba ubwenge bwo mu ishuri ndetse n'ubwenge busanzwe, hahandi umuntu atanga igitekerezo ugahita ubyumva cyangwa se avuga speech ukumva koko ni ya danje. Uyu mukobwa ikindi kintu namukubwiraho, yize imibare, ubugenge ndetse n'ubumenyi bw'isi, ubwo ni MPG. Akaba yaragize 73, imagine, yarujuje 73 kuri 73 mu kizamini cya leta. Uyu mukobwa rero akaba agomba gutanga akazi katoroshye ku bandi bagenzi be, haba hano muri pre-selection cyangwa se no muri bootcamp. Umwitege cyane. Twihuse cyane, ku mwanya wa kabiri hari kuza umukobwa wabiciye bigacika mu Rwanda. Uyu mukobwa yaravuzwe cyane ku buryo nta muntu utamuzi, umuntu wese wakurikiye Miss Rwanda aramuzi. Uyu mukobwa ni umukobwa uvuka mu mujyi wa Kigali ariko yiyamarije mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo yavuze ko ari byiza kwiyamariza Iburengerazuba kubera ko arahakunda cyane, akaba nicyo cyatumye ajya kwiyamariza Iburengerazuba. Uyu mukobwa rero nawe ni umukobwa uri kuza ku mwanya wa kabiri, yitwa Nshuti Muheto Divine. Umukobwa wambara nimero 44, akaba afite amajwi 71,337 guys.
akaba ari umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko. Hey! Gusa ikintu cy'imyaka muri iki gihe ntabwo kigikora, burya ngo imyaka ni imibare. Ngira ngo murabibona cyane aha ngaha, abakobwa bakiri bato nibo bari guhiga abandi mu majwi. Bivuze ko kuba ufite imyaka mikeya bitavuze ko udashoboye. Imyaka nta kintu ivuze cyane. Wenda simvuze ko abantu bafite imyaka myinshi wenda ngo ndabapinze cyangwa se wenda mbashyize down. Ahubwo ni uko imyaka waba ufite yose ushoboye, ugomba gukora ibintu byinshi kandi ugakora ibintu bitandukanye. Uyu mukobwa rero Muheto Divine akaba ari umukobwa wize cyangwa se wasoreje amasomo ye mu kigo cya FAW, ngira ngo murakizi cyane, ikigo giherereye mu murenge wa Gisozi. Akaba ari ikigo cyakira abakobwa gusa. Nawe akaba yarize imibare, ubumenyi bw'isi ndetse n'ubukungu, aricyo twita MEG. Uyu mukobwa rero ngira ngo murabizi cyane, yarabiciye ku mbuga nkoranyambaga, ubwo kuri za YouTube, za Instagram ndetse n'ahandi, ubwo abantu benshi batangiye kujya mu ikamba hakiri kare biturutse ku bwiza umujaji cyangwa se uri mu kanama nkemurampaka witwa Mutesi Jolly yavuze rugikubita akimubona ati cyaze uri mwiza koko. Hey! Ibi ngibi rero bikaba byarateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga, kuko abantu benshi ntabwo babyishimiye, kuko baravuze bati se ni gute umujaji ashobora kubwira umukobwa ngo uri mwiza mu gihe abandi atabibabwiye kandi bose bari mu marushanwa y'ubwiza. Uyu mukobwa rero Nshuti Muheto Divine nawe mugomba kumwitega cyane, kuko ari kuza ku mwanya wa kabiri. Ubwo mu minsi yashize yajyaga aza ku mwanya wa gatatu, ariko ubu ngubu akaba yongeye kwisubiza icyubahiro cye cyo kuza ku mwanya wa kabiri. Rero ku mwanya wa gatatu hari kuza umukobwa witwa Mutabazi Isingizwe Sabine. Uyu mukobwa nawe ni umukobwa ubwiza bwe budashidikanywaho, kuko yambara nimero 38, akaba afite amajwi 70,457. Uyu nawe akaba ari umukobwa w'imyaka 19, nawe akaba ahagarariye intara y'umujyi wa Kigali. Ngira ngo murabibona cyane, kuko abakobwa bo mu mujyi wa Kigali nibo bari gutrendinga cyane, ubwo bigitangira mu mujyi wa Kigali batari bagerwaho. Abakobwa bo mu ntara wasanga aribo bari kudomina cyane, aribo bari kuvugwa cyane, bigaragara nkaho hashobora kuzavamo nyampinga. Abakobwa nka ba Patricia, Emma Pascaline ndetse n'abandi, ariko ntarirarenga, kuko nabo bashobora no kwegukana iryo kamba ntawamenya, ariko amahirwe menshi ari kuri aba bakobwa batatu bo bagomba kwerekeza muri bootcamp. Hagomba kuvamo abakobwa babiri bagomba kwerekeza muri bootcamp rugikubita, kuko abandi bo 18 bazasigara bazanyura imbere y'akanama nkemurampaka kagizwe na James na Umurerwa ndetse na Mutesi Jolly. Twibutse cyane rero, ngira ngo murabizi Miss Rwanda gutora byatangiye ku wa gatatu tariki ya 16 Gashyantare. Bitangira ari ugutora kuri internet ndetse no kuri telefone bisanzwe. Ubwo byatangiraga, Nshuti Muheto Divine niwe wazaga imbere mu majwi, kubera ko ari we wari ukunzwe cyane, ari we wari kuvugwa cyane. Ariko mu minsi 3 yakurikiyeho, uwitwa Rugikubita yahise amurya inamba akomeza kuza ku mwanya wa mbere, ndetse no kugeza na magingo aya. Wakwibaza uti se muri aba bakobwa batatu ndi kubereka hano kuri screen zanyu, ni bande babiri bagomba kubonekamo abakobwa bagomba kujya muri bootcamp nta kabuza badaciye imbere y'akanama nkemurampaka? Gusa abafite amahirwe nk'uko nababwiye ni babiri ba mbere, ari we Rugikubita ndetse na Nshuti Muheto Divine, abakobwa bombi b'imyaka 18 guys. Cyakoze Imana irarema koko. Yibaza abakobwa b'imyaka 18 ariko bafite ubwenge, bafite n'ubwiza budasanzwe, ari cyo gituma Abanyarwanda bari gukomeza kubagirira icyizere cyo gukomeza kubatora nk'abagomba kubahagararira mu marushanwa y'ubwiza. Ngira ngo njyewe nitwa Florence kama kawaida kiyavuze ati ensemble au micro, tukaba tugomba gukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo nkomeze